Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza kandi bahe amahoro itanga. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimye kuri Imana nziza, tugushimye kujya ubana natwe ukatwitaho, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese utuboneze rwose, udukure umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri uwo mwanya wo kuririmba, twemereye indirimbo ikubera umubavu uhumura neza, kandi umwanya uba uw'umumaro n'umugisha, ntutubere imfabusa. Icyo twanze ni ukora kwa Satani ingabo ze mu izina rya Yesu. Tumiye Mwuka Wera kugira ngo azabane natwe muri uyu mwanya, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo ya 68 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mu ijuru, keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Amaraso ya Yesu yogeje atyo abanduye imitima yabo, nimukererwa ahubwo mutebuke, mweze imitima yanyu neza, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Umukiza ubwo azagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bate, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa, n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso,
mbese imyambaro yawe irera, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Amena. Umuririmbyi aratubwiye ngo nta kindi gihesha gukiranuka ngo mu b'isi no mu mu ijuru, ngo keretse kwizera kogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Amen. Nta kindi kiduhesha gukiranuka, nta kindi kiduhesha kuba imbere y'Imana twejejwe, nuko tubanza tukizera ko twejejwe n'amaraso ya Yesu, kuko amaraso ya Yesu niyo adukuraho ibyaha, amaraso ya Yesu niyo atubabarira ibyaha byacu. Iyo twemeye Yesu akatwogesha amaraso ye, tuba tubaye abakiranutsi, tukaboneka nta rubanza ruturiho. Mwene data unkurikiranye, ndagira ngo nkubwire ngo wemere Yesu akogesha amaraso ye, wemere Yesu kubabarira ibyaha. Amahitamo n'ayawe, amahitamo n'ayanjye. Nimureke duhitemo gukiranuka, nimureke duhitemo kuyoborwa na Yesu. Yesu namara kutubarira ibyaha n'ibicumuro, nitumara kumwakira, nitumara kumwemera, nitumara kumwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ubundi twirinde gusubira mu ngeso mbi, twirinde gusubira mu byaha, ahubwo dukiranuke. Imana itugirire neza. Nimureke dukiranuke, kuko muri isi turi abashyitsi, ntago hano ari iwacu ni mu ijuru. Bene data, ndagira ngo icyo ngicyo mujye mugitekereza uko bwije n'uko bukeye, kubera ko turi mu rugendo, iyi si ntago tuzayigumamo. Nimureke twitegure, itegure nanjye nitegure, kugira ngo ubwo tuzaba dutunguwe tutazasigara mu isi y'umubabaro, tutazasigara mu isi y'ibibazo, ahubwo tuzajyanwe mu ijuru ry'umunezero. Imana itugirire neza. Igitero cy'indirimbo kiravuga, inyikirizo y'indirimbo iravuga ngo wogejwe na Yesu, ngo watunganijwe n'amaraso, ngo hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Icyo ni ikibazo Imana iri kumbaza, ni ikibazo Imana iri kukubaza. We ubwawe uriyizi, nanjye ubwanjye ndiyizi. Ni wowe kwisuzuma ukamenya niba Yesu yarakogeje koko, ukamenya niba waratunganijwe n'amaraso, ukamenya niba yarakuhagije amaraso ye. Numara kubona umwanzuro, numara kubona igisubizo bikurikije uko wiyizi, urebe ko imyambaro yawe yera. Imana itugirire neza. Mwene data, mbese wogejwe n'amaraso ya Yesu? Mbese watunganijwe n'amaraso ya Yesu? Umuntu yatunganijwe n'amaraso ya Yesu, iyo yogejwe n'amaraso ya Yesu, ahita yirinda icyaha n'igisa nacyo, akagendera icyitwa icyaha kure, akakirinda, kuko ababaye mushya, kandi ngo ibya kera biba bishize. Imana itugirire neza. Nimureke rero buri wese yisuzume. Ni umukoro wanjye, ni umukoro wawe, kugira ngo wisuzume nanjye nisuzume, urebe ko niba Yesu yaramaze kukogesha amaraso ye, urebe ko imyambaro yawe yera, urebe kuri gukiranuka, urebe kuri gukora ibyo Imana ishaka, urebe kuri kwitwara uko bikwiye, urebe ko ntaho watannye. Nusanga ntaho, ukomeze urugendo, kandi ukomeze usaba Imana iguha imbaraga kugira ngo utazasubira mu ngeso mbi. Ariko nusanga imyambaro yawe itera, nusanga nta mirimo yo gukiranuka uri gukora, nusanga hari ibyo wakoze bitashimishije Imana, uce bugufi aho uherereye hose. Nturebe ku cyubahiro, nturebe ku byo utunze, nturebe uko usa, nturebe uko ureshya. Upfukame usaba Imana imbabazi, irakubabarira, kuko Imana ihora ku ntebe y'imbabazi,
kugira ngo yakire umuntu wese. Aya mahirwe rero ntuyiteshe, kuko muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo tuzayigumamo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ujye wisuzuma buri munsi, nanjye nisuzume buri munsi, kandi ikiruta byose ujye uririra ubugingo bwawe, wite ku iherezo ryawe, kuko muri iyi si turi abashyitsi. Imana itugire neza. Nusanga rero hari icyo wakoze kitashimishije Imana, upfukame aho uherereye hose, haba ari mu cyumba, haba ari mu modoka, aho uherereye hose upfukame, wihane. Kwihana ni ubutwari, gusaba imbabazi ni ubutwari, ntabwo ari ubugwari. kandi uraba uri kurengera ubugingo bwawe, Imana iragukura mu gitabo cyo kurimbuka, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo, ubundi izaguha iherezo ryiza. Imana itugirire neza. Ngo amaraso ya Yesu yogeje atyo abanduye imitima yabo. Ntimukererwe, ahubwo mutebuke, mweze imitima yanyu neza. Imana itugirire neza. Bene data, aya maraso ya Yesu Kristo yoza abanduye imitima, bakababarirwa, bakaba bashya. Abari mu byaha, aya maraso ya Yesu yabagezeho, araboza rwose, bakaba bakiranutse. Imana itugirire neza. Turashima Kristo ko yadukunze, akemera kudupfira, akampfira nawe akagupfira, kugira ngo ubone ubugingo buhoraho, kugira ngo ubabarirwe. Aya maraso ye rero aratweza rwose, akadukuraho imyanda, akadukuraho ikibi cyose, akadukuraho icyaha, ubundi tukaboneka imbere y'Imana dutunganye. Ngo nawe rero n'abatari bezwa, abatari bava mu bibi, abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, nabo nibaze beze imitima yabo, nibaze Kristo yeze imitima yabo neza. Imana itugirire neza. Ndabwira n'abandi bantu bari babirimo, ariko barangije baratana, barangije basubira inyuma, barangije barabivanga. Imana iteze amaboko kugira ngo muze namwe Yesu Kristo abeze rwose, ababoneze, yeze imitima yanyu neza, kuko turi mu rugendo. Bene data, ndabinginga kugira ngo aya mahirwe ntimuyiteshe, kubera ko muri iyi minsi bamwe na bamwe hari abasubiye inyuma, hari ababivanze, hari abibagiwe, hari abari kubigira ibikino. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nta mikino irimo. Nimuze Kristo abeze rwose, nimuze Kristo ababoneze. Ntimukererwe, ahubwo nimutebuke, nimufatireho uyu mwanya, ntimuteshe agaciro, ahubwo muze Kristo yeze imitima yanyu neza, kugira ngo namwe muzabe mu ijuru ry'abera, namwe muzabe mu gitaramo cy'abera, namwe muzabe mu ijuru ry'umunezero. Imana itugirire neza. Reka mbabwire, mwege muri kubivanga. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo waba wararuhiye iki ngo uhamuse utabonye Yesu? Ese mwene data waba wararuhiye iki bwa butumwa wavuze? Ese mwene data waba wararuhiye iki ya misi wiyirije? Ese mwene data waba wararuhiye iki ya misi waririmbiye Imana, none ukaba usubiye inyuma, none ukaba wibagiwe, none ukaba uri kubivanga? Ndagira ngo nkubwire ngo ntukererwe, ahubwo tebuka, Yesu akweze neza. Imana itugirire neza. Ngo umukiza ubwo azagaruka afite icyubahiro n'ubwiza bwe, ngo abatari bezwa bazinjira iwe mu birori by'ubukwe bate. Imana itugirire neza. Bene data, turi abageni ba Kristo, turakwiye kwiyeza, turakwiye kwitegura, kubera ko umukwe mukuru Kristo ari hafi kuza gutwara itorero, ari hafi kuza kutujyana. Ariko ndakwinginga kugira ngo witegure, ukore iby'Imana ishaka, wiboneze rwose. Ndagira ngo mbabwire ngo umuririmbyi yuzuye umwuka arangije aravuga ngo bazajya muri icyo gihugu ngo bazaba bambaye imyenda yera, ngo kandi babikiye ikamba ry'ubugingo. Imana itugirire neza. Bene data, abazinjira muri iki gihugu n'abazaba bambaye imyenda yera, n'abazaba barakiranutse. Iyo myenda yera ntabwo ari iyi ngiyi twambara, ni ugukiranuka, ni urukundo, ni ingeso nziza, ni ukwera imbuto, imirimo myiza, gusura abarwayi. Ibyo byose abazaba barabikoze, iyo niyo myenda yera. Bazinjira kwa Data nta kibazo bafite, baguwe neza, binjire mu munezero wabo. Ndagira ngo mbabwire ngo abatari bezwa, ndagira ngo mbabwire ngo se muzinjira mu birori bye gute? Ariko ndakwinginga kugira ngo ufate aya mahirwe ntuyateshe ubusa.
ntuyapfushe ubusa, ubundi nawe witunganye kuko uri umugeni wa Kristo, nanjye ndi umugeni wa Kristo, kandi ari hafi kuza gutwara itorero. Reka mbabwire bene data, ari hafi. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo buri muntu wese yongere yisubiremo, ubundi asaba Imana imbabazi aho asanga yaragenze nabi. Nusanga icyo wakoze Imana kitashimishije Imana, ubundi uce bugufi. Yesu akweze akuboneze rwose kugira ngo nawe uzinjire muri ibi birori by'ubukwe. Imana itugirire neza. Ngo bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa. Ni ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. Mwene data, abatazaba batarihannye ngo bazatinyuka guhinguka imbere ye, ngo bazahinduka ubwoba busa. Ariko umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo abanze kwihana ngo bazahezwa hanze hamwe na Satani. Mwene data, ese ushaka kuzahera hanze uri kumwe na Satani? Ese ushaka kuzababara ubuzima bwawe bwose? Ese ushaka kuzaba mu muriro w'iteka? Ariko ndagira ngo mwiyambure iyo myambaro mibi, mwiyambure ibyaha, mwiyambure ubusambanyi, mwiyambure igomwa, mwiyambure urwango, mwiyambure ubugambanyi, mwiyambure kwiba, mwiyambure ibintu byose bibi, ubundi Yesu abambike imyambaro ye y'ubukwe. Yesu abambike gukiranuka, Yesu abambike urukundo, Yesu abambike ineza, Yesu abambike ingeso nziza. Imana itugirire neza. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ni ukuri muri isi turi abashyitsi, ntabwo tuzayihoramo. Kristo ari hafi kuza gutwara itorero, ariko wambaye imyambaro mibi y'ibyaha ntayiyambure. Imana ntabwo yifuza ko umuntu wese yapfira mu cyaha, ahubwo yifuza ko yahindukira agakora ibyiza. Imana itugirire neza. Mwene data rero, isuzume nanjye nisuzume, turi abageni ba Kristo. Ese uri kwitwara ute muri iyi minsi? Ese uri gukora ibyo Imana ishaka? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo aya mahirwe ntiyatesha ubusa. Isuzume nusanga hari icyo uri gukora Imana itishimira, ubundi uce bugufi, Imana irakubabarira. Ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, igihe ni iki kugira ngo ufate aya mahirwe. Kurikira Yesu ntabwo ari ubujiji, ntabwo ari ukuyoba, ahubwo ni uguhitamo neza. Ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kugendana nawe. Fata aya mahirwe umwakire, akubera umuyobozi, akubera umujyanama, akubera inshuti, kandi muri Kristo niho tubonera ubugingo, kuko ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubw'iyi ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza n'urukundo dukunda, tugushimiye kubw'ubu butumwa buri mu ndirimbo. Icyubahiro ni icyawe Mana, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Tubabarire rwose aho umugayo wose watugaragayeho, tubabarire tweze utuboneze. Abankurikiranye ndabasengeye nabo bababarire Mwami, kubera ko isi ni isi y'umubi. Turakwinginze kugira ngo tubabarire, utweze utuboneze, udukure umugayo wose watugaragayeho, kuko natwe dushaka kuzaba mu gitaramo cyabera, natwe dushaka kuzaba mu ijuru. Turakwinginze kugira ngo tubabarire. Ukimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo uduhe imbaraga zo kurwanya icyaha gisa nacyo, kandi uduhe gukira uko bwije nuko bukeye. Turindira ubugingo kuko aribwo buzakubona. Komeza utwiteho, kiza abarwayi mu izina rya Yesu. Abafite intimba n'agahinda baha amahoro yo mu mutima, batari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bahe kumwakira. Mwami, turakwinginze kugira ngo ukomeze utwagure mu buryo bw'umwuka. Urakoze kumvishe gusenga ubona iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe, kandi biteho, ibagirire neza, kandi ikirutaho komeze barindira ubugingo nawe utaha. Bye.